ajya umuriza ayafite utayata ntabwo wayaku wiringire mana wiringira nabura amahoro wiringire mana wiringira wese nabura amahoro mezadash abo Yesu sarindisha amaboko ye namubisha ubasha kuba namaganya basa guhagarika imitima irindwa n'umuco wiringire mana wiringira wese nabura amahoro meza adashira. Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Manase Nshimyumukiza, ndi umukristo wo muri paruwasi ya Gasave ku itorero ry'Igasave, ndi umudiyakoni. Ndi n'umugabo wubatse ufite umugore n'abana 5 n'uyi Nyamata. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana tujye mu gitabo cy'Itangiriro, Tangiriro ibice 22, dusome umurongo wa 5 tugeze ku 8. Turacyari muri ya ntego yacu yo kwizera Yesu tugatindana nawe, tukamwizera ariko ntibirangiriraho, ahubwo tukagumya tugatindana nawe. Dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 22, umurongo wa 5 tugeze ku 8. Aravuga ngo Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigirane hano indogobe, nge n'uyu muhungu wanjye, nge n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyotswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonera umwana w'intama w'igitambo cyotswa. Nuko barajyana. Amen. Dusome no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10, dusome umurongo wa 37 tugeze 39. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 37 tugeze 39. Page ni 228 mu isezerano rishya. Aravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntabwo azatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Tuvuge ngo amen. Ejo abatari bahari twaganiriye bice dusaba kwizera kuri mu bice bigera kuri 5. Kwizera gusanzwe, kwizera guhindura umuntu cyaremwe gishya, kwizera kw'impano no kwizera kw'intwaro. Uko kose kugatunganywa neza no kongerwaho imirimo, kuko Yakobo yarabivuze mu bice 2:21 avuga ko kwizera kose kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera ni ishingiro umukristo, kuko mbibutse ntago Imana yahaye ubugingo umuntu wese, oya, yahaye umugingo umuntu wese wizera Yesu. Biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikindege kugira ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Ntago Imana yafashe ubugingo ngo ibunage mu isi ku muntu wese, ahubwo Imana yahaye ubugingo kuwizera. Tuvuge ngo amen. Ni ukuvuga ngo twebwe intambwe yacu ni ukwizera, tugahita duhabwa ubugingo buhoraho. Kwizera Yesu nibyo biduhesha ubugingo buhoraho. Ntago umuntu wese uri mu isi yahawe ubugingo buhoraho, ahubwo ubugingo buhoraho bwahawe umuntu wizera Yesu. Kuko niko ijambo ry'Imana rivuga, Imana yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Twasanze kwizera
n'ibyiringiro bitandukanye. Kwizera definition yabyo cyangwa igisobanuro ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba. Naho ibyiringiro ni ukwizera gufite ikintu gushingiyeho. Iyo wiringiye gusa udafite kwizera uratakara, kuko icyo wiringiye utakibonye uva ku Mana. Imana ntabwo ishaka ko tuyizera kubera ibintu yaduhaye, ahubwo ishaka ko tuyizera kuko ariyo kwizerwa. Murabyumvise se? Twizere Yesu dutindane nawe. Haleluya. Ntabwo Imana ishaka ko tuyizera kubera ko yatugaburiye. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bayizera uyu munsi nabariye, kandi iyo itegeka n'abatariye kuyizera. Ntabwo Imana ishaka ko tuyizera kubera ko yaduhaye urubyaro, ni byiza, ariko ishaka ko tuyizera kubera ko n'igihe cyose twaba tutarabyaye tugomba kuyizera. Ubwo yaba ari Imana y'ababyaye gusa, kandi n'abatarabyaye Imana ibategeka kuyizera. Imana ishaka ko tuyizera kuko ariyo kwizerwa. Iyo rero tuyizeye kubera ikintu yakoze, tuba dufite ibyiringiro, ntabwo tuba dufite kwizera. Ni nayo mpamvu mujya mubona abantu benshi bagwa bakanavuga ngo Imana ngo itinze amasezerano. Imana ntitinze isezerano, ahubwo Imana ikora mu gihe cyayo. Ahubwo impamvu twe tubona ko itinda, tubara Imana itarabara. Iyo Imana ivuze ubukwe ntabwo ibivuze samedi ikurikiye, ibivuze ko izabikora mu gihe izabije nyine. Ngira ngo mujya mubibona perezida wa Repubulika iyo ari bujya ahantu, abaturage bashobora kuhagera saa 11 na saa 10 babyigana, ariko perezida wa Repubulika iyo hageze saa 8 nicyo gihe nyine, nicyo gihe bari indirimbo y'igihugu, bivuze ngo nicyo gihe gitangiye ubwo. Sinzi niba murimo munyumva. Haleluya. Ni nk'urugero njyewe niko nyabitekereza, niba Imana ivuze ngo nzagukorera ubukwe, impamvu bitubwira ni ukugira ngo iturema agatima k'ibizadukorera hanyuma, yanabikora itabivuze. Noneho ihita njye mbitekereza ko ifata agenda yawe ikavuga ati wenda Alfonsina urugero nzamukorera ubukwe muri 2028, kubera kuyititiriza agahita kubwira ati mwana wanjye nzagukorera ubukwe. Ntabwo ikubwira byose kuko Imana si nk'umuntu. Iramutse ikubwiye ni ku itariki 24 reka bivuga mwaba muhwanye. Noneho wowe utangira kwirimbisha ukagura ibirongoranywa, ni nabyiza kwizera, ugatangira rwose kugura ibishyingiranwa tukarabaye, ni mu kwezi gutaha, kwezi kwa mbere kukarangira, kwa kabiri kwarangira, kwa gatatu, kwa kane ukamara umwaka, ukamara ibiriti y'Imana yarabeshye. Noneho ukusenga uyibaza ati Imana kuki wambeshye, yo ifata agenda ye ikare bigasanga 2028 ikicecekera, kongera mugakubitana iti nzaguha ubukwe. Ntabwo yo ikora kubera ko wowe wayihatirije, ahubwo ikora mu gihe cyayo. Murabyumvise? Dukwiye kwizera rero tugatinda kugeza ku gihe cyayo. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Narifite umugabo w'inshuti yanjye twayaga dusenga, nari amaze igihe kinini ari umushomeri. Noneho Imana iramubwira ngo akazi ndakaguhaye. Arambwira ati Manase, maze igihe ndyamira, ngiye gutangira kujya nimenyereza kuzinduka kugira ngo akazi nikaza ntazakererwa. Akajya byuka saa 11:15, akaburusa, akambara, akicara, akanywa icyayi, akicara nk'umuntu utegereje ko bamuhamagara ngo ajye ku kazi. Saa 4 zagira agasubira kuryama. Abikora amezi 6, arambwira ati ndatagangaye. Asubira kuri gahunda yo kuryamira n'ubundi, kubera ko yabaza Imana itarabara. Hashize igihe noneho Imana izana kakazi. Imana yivuze irasohoza. Ni muyizere mutindane nayo. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Nimugumana ibyiringiro gusa muzagwa mu nzira. Kuko niba mwarasomye agatabo k'umugenzi, impamvu umukristo yagendanye na mwizerwa akagendana na byiringiro, ni ibintu bisobanura ko umukristo udafite kwizera n'ibyiringiro atazagerayo. Iyo umuntu, Yesu yigeze abaza abigishwa, arabaza ngo igihe mwiganyiriye mwungutse iki? Hari n'umukono umwe. Arababwira ngo none se niba muri babi mwebwe, umwana wanyu yabasaba umutsima ntimumuhibuye, yabasaba n'inyama ntimumuhe inzoka, Data wa twese we mwiza azabura ate guha abana ababimusabye? Kandi namwe muri babi mukamenya kubitanga. Arabaza none se niba kwiganyira nta n'umukono umwe byatwunguye, mwaritse n'ubundi tukizera? Kubera ko n'ubundi nitwiganyira nta kintu biri buze guhindura. Mureke twizera Imana dutindane nayo. Haleluya. Bibiliya ivuga ko igihe ngo kigeze Imana igenderera Sara. Siko mwasomye namwe? Ivuga ko cyari kigeze. Muzi imyaka Sara yaramaze 90 atakijya no mu mihango, ariko Imana izivuga ngo kirageze. Kuko yo yabaze nkayo, twebwe tugahita tubara mbere tukayirindira tuti ko byarangiye. Ntago birangira ku Mana. Imana iza mu gihe cyayo, ni muyizere dutindane nayo. Nese mutekereza ko Yesu bamutumyeho ko Lazaro arwaye, yarabizi ko arwaye, ntiyamusura. Lazaro yaranapfuye, Yesu ntiyajya no kukiriyo, ahubwo aza hashize iminsi ni abwira Mariya, aramubwira ngo erega Marita, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. We ntago wamukanga ngo byapfuye, ntago bipfa ku Mana. Imana ni muyizere mutindane nayo.
tuvuge ngo amen. Haleluya. Iyo wizeye Imana mu byiringiro ukayiringira, cya kindi wiringiye ntikibuyivaho. Muzabisome muri Yohana ibice 6. Yesu yagaburiye abantu 5,000 barya imitsima barahaga, buri wese akora ku muturanyi, aramubwira tuze kwa Yesu. Iyo arangije kutugaburira duha n'imitsima, iyo arangije kutwigisha duha n'imitsima. Ngo mu gitondo barahurura bakuba babandi baje ubwinshi. Yesu abarebye mu mitima asanga ntago bazanywe no kumva ijambo ry'Imana rituruka muri ahubwo bazanywe na ya mitsima imanyagurwa. Arabihorera ntiyayibaha. Saa 9 zikubitamo, saa 10 zikubitamo, abakubita inzara nyinshi irabarya cyane. Umwe akajya baza mugenzi ati se mwariye ntaraza? Ababwira ati wapi uyu munsi yadukujeho. Bakagira ngo bariye mbere. Saa 11 zikubitamo, Yesu abima imitsima neza neza. None inzara irabarya igera mu magufa. Yesu ahagarara mu iteraniro ryabo ari kubareba neza mu mitima, abona inzara yabazengereje. Arababwira ngo yemwe Bayuda namwe Bafarisayo, ni ngewe mutsima. Undiye ukarya umubiri wanjye, ntabwo uzigera na rimwe ugira inzara ukundi. None Abayuda kubera inzara y'umubiri bari bafite, bagira ngo nukubumanyura bakamurya. Yesu ahita ababwira ngo kandi unyweye amaraso yanjye, haleluya, ukanywa amaraso yanjye, ntabwo uzigira inyota ukundi. Abayuda usibye n'amaraso y'umuntu n'ayitungo ntibayanywa. Biriya mujya mubona bafata itungo bakaricurika bari baze, ntago ari umuco w'Abanyarwanda, urana umuco w'Abayuda. Bararicurika bakarikuramo ubugingo bwaryo bwose, bagakuramo n'umutsi wo ku kibero. Hamwe marayika yakoze Yakobo ku nyonga yitako, nawe ntibawuryana n'itungo. Noneho Yesu ababwiye ngo munywe amaraso yanjye kubera ukuntu bari mu mubiri wo gushaka imitsima imanyagurwa, bose bagenje umugongo baragenda. Kuko bari biringiye, ntago bari bafite kwizera. Noneho areba mu bigishwa baza Petero ngo namwe murashaka kugenda, namwe nagiriye neza. Petero aramubwira ngo twakuvaho tukajya kurinde. Haleluya. Ni wowe wenyine ufite amagambo meza y'iki y'ubugi. Arabyihariye, ni mwizere mutindane nawe. Ni ubyihariye, ni ufite amagambo meza y'iki y'ubugingo. Ariko mujya musesengura ijambo Petero yamubwiye. Petero ubwo yarashatse kumubwira ngo ihakiba undi muntu ufite imitsima akagira n'amagambo y'ubugingo byombi, tuba tugiye. Ariko kuko nta wundi ubaho ufite amagambo meza y'ubugingo, nubwo watwimye imitsima ntaho twajya. Ni mu mwizere mutindane nawe. Haleluya. Iyo umuntu rero agumanye ibyiringiro gusa atinda kwa bwihebe. Mu Kristo na byiringiro batinze mu gihanda cyitwa bwihebe. Iki gihanda ngo cyari gifite umugore witwa Nyirabyiringiro bike, kandi ngo uyu mugore nawe yari umugenzi nk'abandi. Ngo igihanda kiramwifashisha ngo ajya gifasha kubabaza abandi bagenzi bataye kwizera. Noneho ngo arangise iki gihanda kibaza Nyirabyiringiro cyangwa abagabo mbakurikira, ngo ati genda ubakubite ubababaze, ubabwire ko kujya muri urwo rurembo bacitse hano bidashoboka, ahubwo hari inzira ya bugufi. Iyo umuntu yataye kwizera akagira ibyiringiro bike, Satani amwongorera kwiyahura. Nyirabyiringiro cyese amubwira ati noneho genda ubabwire ko inzira hari inzira bugufi bakagera mu rurembo, banywe umuti biyahure cyangwa bahe icyuma bisogote cyangwa bamanike mu mugozi. Noneho araza arababwira, mu Kristo abonye ababaye ngo akajya yigera umugozi. Mwizera akamubwira ati mu Kristo have wikiyahura, ubu buzima nubwo bababaye ariko ntaho buhuriye n'ubwiza tuzabona. Mu Kristo akamubwira ngo rega sinakiyahura kandi ari kwigera umugozi. Iyo umuntu afite ibyiringiro ahora yigera umugozi buri munsi. Ariko iyo afite kwizera aravuga ati nubwo ndi kubabara none, ariko ibi ntaho bihuriye n'ubwiza tuzagira gute tuzabona. Ni mwizere Yesu mutindane nawe. Ushobora kuba utari kuwigera ngo bigaragare, ariko mu bitekerezo no mu byifuzo byawe uravuga ati nubundi wapfa, nubundi ejo nzipfira. Deja uri kwigera umugozi. Ariko ifite kwizera, ugumanye kwizera uvuga ati nubwo ndi kubabara none, ariko ndabizi ko ubu buzima ndimo atari ko bizahora. Haleluya. Ni mwizere Yesu mutindane nawe. Nyirabyiringiro bike mwumva ukuntu yabwiye igihanda bwihebe. Yarakibwiye ngo yahise amubwira ati babagabo banze kuva ku izima. Anamubwira ngo ugende ubasake mu mifuka yabo, mu masaho y'imyenda yabo, kuko nawe yari umugenzi nk'abandi, arabizi. Numara kubasaka bashobora kuba bafite ikintu bishingikirijeho kiri gutuma badahinduka. Kandi koko mu isaho rya mu Kristo harimo urufunguzo rukingura ibyananiranye, ruvuga isezerano. Haleluya. Ariko mu Kristo ntiyari yarwizeye, n'ubundi yakomeje kunanirwa kandi agenda n'ibyasezeranyije.
none igihe yari buze kubasaka nibwo mukristo yisatse yibuka ko afite urufunguzo rukingura ibyananiranye, ahita atangira gukingura inzugi ngo zikinguruka zigoranye, kubera ko bari bataye kwizera. Amasezerano twese turayambaye ariko ntabwo tuyizera. Nimwizere Yesu mutindane nawe. Haleluya. Ibintu byose Imana yavuze izabikora mu gihe cya. Uyu mugabo witwa Aburahamu, reka twihute ya minota yacu abari mike. Twese twaramusomye turamuzi Aburahamu. Bibiliya ivuga ko yizeye bimuhanyirizamo gukiranuka. Yesu yigeze abwira Petero muri Mariko 10, Petero yaramubwiye ngo wa mutini wavumye wumye. Yesu aramubwira ngo Petero utangajwe n'umutini? Aramubwira ngo usibye n'umutini mugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Niba hari abantu babonye sinapi wenda mushobora kuba murimo, sinapi niyo ntoya kurenza ururo. Nimurebe kuntu tutagira kwizera kungana n'ururo. Nimubirebe namwe mubyumve. Yesu yavuze ko dufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, usibye no kuba umutini wakuma ngo twashinguza n'umusozi tukawuta mu nyanja. Murumva ukuntu kwizera ari ikintu gikomeye. Haleluya. Noneho arangiza ahita amubwira ngo kandi Petero, abantu nibasenga bakizera ko ibyo basabye babihawe bakiri gusenga siri plus, ibyo basabye bazabibona. Haleluya. Muri make umuririmbyi yaravuze ngo ngeze aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri no mu makuba amahoro adashira. Mbimenye nkiri no mu makuba. Ntabwo ari ibintu umenya wabigezemo. Kwizera kugufatisha kumenya amahoro ukiri no mu makuba. Muri make ni ukwakira gukira kandi ukirwaye, ni ukwakira kurya kandi ukigize gute ugisonje. Kwizera kuraguterura kukakurenza uburwayi, kukagutereka ku gitanda cy'abazimu ukakira ubuzima kandi ukirarwaye. Haleluya. Ni ukwakira amahoro kandi ukiri no mu makuba. Yesu yarababwiye ngo kwizera, usenga niyizera. Muzasome Mariko 9:14. Umugabo yamuzaniye umwana ufite dayimoni itumva ntinavuge. Aramubwira ngo nahaye abigishwa ngo baragerageza biranga. Aramubwira ngo ariko wowe niba ubishoboye wowe, abwira Yesu ungirire imbabazi, utugirire imbabazi. Yesu aramubwira ngo urabaza ngo niba mbishoboye? Aramubwira ngo byose bishobokera uwizeye. Tuvuge ngo amen. Ibintu byose bishobokera abizeye. Yumvise ko bishobokera yizera, muzi ukuntu umugabo yavuze. Yesu avuga ngo noneho ngo ndizeye ngo ngiza kutizera. Ubwo se yaravuze iki? Ndizeye ngiza kutizera. Yumvise ko bishobokera abizeye ati ndizeye. Ibuka ko atanizeye ati noneho bingize. Arajarajara kubera iki? Yumvise ko bishobokera yizeye ati umwana wanjye ati noneho ndizeye ngiza kutizera. Arajarajara tena. Yesu ahita amubwira ati munzanire. Ati byamufashe ryari? Ati bimuta mu muriro, atangira bisobanura. Yesu ahita avuga ngo yewe dayimoni tumva ntinavuge, ndagutegetse muvemo. Tuvuge ngo amen. Kuko ise yaramaze kugira kwizera. Kwizera ni ikintu gikomeye ku buryo Yakobo yanditse ibice 5. Aravuga ngo kwizera ko umuntu usengera umurwayi naho uwo murwayi yaba yarakoze ibyaha, kwizera ko umusengera kumukiza ibyaha kukamukiza n'indwara. Nimwizere Yesu dutinde. Yesu nawe yarabigaragaje muri Mariko ibice 2 ngo arebye kwizera kw'abahetse ikirema bari 4. Ngo ikirema muzasome neza ntabwo kigeze cyatura, barakimane barakimushyikiriza. Yesu areba kwizera kw'abagihetse, abwira ikirema ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ntabwo kigeze cyihana. Yesu yagihaye imbabazi kubera kwizera kw'abagihetse bari no hejuru y'inzu. Ntabwo bamanutse ngo baze muri iryo terano, bari hejuru y'inzu. Yesu areba kwizera kwabo, ahita abwira ikirema ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ahita anakibwira ngo ndetse ikorere n'ingobyi yawe ugire gute utahe, kubera kwizera kw'abagihetse. No kuvuga ngo utanizeye twakwizerera. Nimwizere Yesu mutindane nawe. Haleluya. Yesu amaze kubwira ko nta mitsima bahise biruka. Nimureke ibyiringiro nabyo nibiza ntimubireke, ahubwo mubyongereho kwizera. Tuvuge ngo amen. Aburahamu Imana yamubwiye ko izamuha umwana, ayo namakuru muzi. Sara agira harasaza. Sara amaze gusaza yatekenitse isezerano. Yaramubwiye ati Aburahamu, iyi Imana twavuganye nawe ushobora kuba utayizi. Ishobora kuvuga ko tuzagira umwana, umva ukuntu isezerano ritekinitse, ariko atari twe twamubyaye. None reka uryamane n'umuja, n'ubundi azabyarira ku biro byanjye bizabisa nk'uwacu arererwa. Isezerano bararitekinika. Sara amaze kuritekinika baranabikora koko biraba.
ariko Imana ibwira Aburahamu ngo siwe navuze, ntabwo uwo nguwo ari we navuze uzava ku rukiryi rwawe na Sara. Tuvuge ngo amen. Imana yaje kumubaha amaze, mwumva aba bantu babyaye mu myaka 90, ndagira muvyumve mwumve ukuntu Imana iteye ubwoba. Bamaze kumubona, Imana isaba Aburahamu amaze kumusura, ambwira ati noneho ndashaka kumuntambira igitambo cyotswa. Iyo bavuze igitambo